Naam, ni gute wakiyegereza Allah Nyagasani mu buzima bwawe bwa buri munsi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe aho muherereye mwese nshuti bavandimwe. Ese wigeze wibaza kuri iki kibazo gikomeye cyane mu buzima bwa mwene Adamu? Ni iki cyatuma umuntu aba hafi y'Imana Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari abantu benshi basenga, basiba, bakora ibikorwa byinshi, ariko bakibaza bati ni gute nakwiyegereza Allah kurushaho? Inkuru nziza bavandimwe nuko Imana Nyagasani Allah ubwe yadusobanuriye uburyo bwo kumwegera bwa nyabwo. Uyu munsi rero tugiye kureba inzira zikomeye zatuma turushaho kwegera Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbere yuko nangira, banza wiyandikishe ku muryango mugari wa Buba Dawa. Wogeza bwa mbere kora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'amasomo y'ingenzi nk'aya y'iyobokamana. Igice cya mbere turatangira twibaza tuti ni gute twamenya Allah? Kugira ngo ube uwegereye Imana, mbere na mbere ni ukubanza gusobanukirwa Allah ninde, ese Nyagasani imbago ze ni izihe ntarengwa, amategeko ye ni ayahe? Intambwe ya mbere yo kwegera Allah Imana Nyagasani ni ukumumenya, ni ukumusobanukirwa neza, ukamenya neza ibyo yagutegetse, ukanasobanukirwa ibyo yakubujije. Ibi birashimangirwa n'amagambo matagatifu aboneka muri Kalamullah suratu Al-Baqara aya y'152, aho Imana ivuga iti: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Imana iti ngaho nimunyibuke munansingize, nanjye nzabibuka, nzabazirikana ngo kandi munanshimire, ngo kandi wala takfurun, ngo kandi ntimuzampakane. Nimunyibuke munansingize munanshimire, nanjye nzabibuka nzanabazirikana, kandi munshimire ntimuzanampakane. Aya ni amagambo matagatifu Imana iri kutubwira ati nimunyibuke munanshimire kugira ngo nanjye mbazirikane. Hadithi imvugo yaturutse kuri Abi Hurairata, Allah amwishimire, yaravuze ati: intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti: mu by'ukuri Nyagasani umuremyi wacu yaravuze ati, iyi ni hadithi al-Qudusiya, yaravuze ati: uzagirira urwango umukunzi wanjye, uwo nguwo mutangariza urugamba, kandi nta kintu cyiza umugaragu wanjye yakora
agamije kunyiyegereza nkunda kurusha ibyo namutegetse. Kandi uko umugaragu wanjye arushaho kunyiyegereza akora amasengesho y'imigereka bituma mukunda. Imana iti kandi iyo umugaragu wanjye mukunze mubera amatwi yumvisha, nkanamubera amaso arebesha, nkanamubera n'amaboko akoresha ndetse n'amaguru agendesha. Imana igasoza ivuga iti yagira icyo ansaba nkamuha, kandi yansaba kumurinda ikibi nkakimurinda. Iyi ni hadithi yakiriwe na Bukhari. Bavandimwe, iyo umuntu azi Allah, iyo umuntu asobanukiwe Imana, umutima we uhita ushaka kurushaho kumwegera, nk'uko Allah abitugaragariza muri surati Az-Zariyati aya ya 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Aho Imana Nyagasani itubwira iti nta kindi naremeye amajini n'abantu bitari ukugira ngo bangaragire bansenge. Yaba abantu cyangwa amajini n'abamarayika bose, intego nyamukuru kuremwa kwabo ni ukugira ngo baze bagaragire, no kugira ngo baze basenge Imana. Ibi bisobanura ko intego y'ubuzima bwacu, intego yo kuremwa kwacu ari ugusenga Allah ndetse no kumwiyegereza. Abavandimwe, iyo umuntu amenye ko Allah ari umuremyi we, agasobanukirwa ko ari we umugaburira, ari we utanga urubyaro, ari we utanga ubuzima, ari nawe umurinda, umutima we uhita umusunikira kumwiyegereza. Umutima we umusunikira gukora buri kimwe cyose cyatuma yegera, cyatuma yaba hafi ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, ari byo natwe twese twifuza. Imana ijye idushoboza kubigeraho. Igice cya kabiri kirabaza kiti, ese wari uzi ko kugira ngo ube wegereye Allah ari uko ugomba gukora ibyo Allah yagutegetse? Inzira ikomeye yo kwegera Allah ni ugukora ibyo yadutegetse. Bavandimwe, muri hadithi y'ukuri iri muri Sahih ya Bukhari, Allah aravuga ati umugaragu wanjye nta kintu yakora nkunda kugira ngo anyegere kurusha uko yakora ibyo namutegetse. Kandi umugaragu wanjye akomeza kunyegera akoresheje imigereka, akoresheje ibyo namutegetse, ibikorwa byiza n'iby'inyongera ku bitegetswe kugeza igihe mukunze. Ibyo bikorwa byiza akora namutegetse nkamukunda ni ibi birimo swala, amasengesho 5 abayisilamu basenga ku munsi, gusiba ukwezi kwa Ramadani nk'uko turi kugisiba, gutanga zaka, amaturo afasha abakene, kugira imyitwarire myiza. Iyo umuntu akora ibi neza, bavandimwe, aba ari kwiyegereza, aba ari kurushaho kuba korozidi kwegera Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah arongera akavuga muri Korani ati muri suratu Al-Ankabut aya ya 45, Imana iravuga iti
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. aha Imana Nyagasani iravuga iti soma ibyo wahishuriwe mu gitabo gitagatifu cya Korani, unahozeho swala, uhozeho amasengesho. Mu by'ukuri amasengesho cyangwa se iswala zibuza umuntu gukora ibiteye isoni n'ibibi, kandi rwose gusingiza Allah biruta byose, ndetse Allah azi ibyo mukora. Umuntu rero bavandimwe ashobora kwegera Allah mu buryo bworoshye cyane, harimo kuvuga ijambo subhanallah, ubutagatifu n'ubw'Imana mu gihe cyose ari mu nzira agenda, kuvuga alhamdulillah, ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana mu gihe abonye ibyiza, ndetse no gusoma Korani iminota mike buri munsi, agafata umwanya agasoma amwe mu magambo y'Imana aboneka muri Korani. Ikindi nanone akarushaho gufasha umuntu ukennye uko mu bushobozi Imana yamuhaye. Igice cya gatatu mu bidufasha kwegera Imana. Ese wari uzi ko gukora imigereka y'ibikorwa byiza ari byo twita suna, nabyo birushaho kukwegereza Imana Nyagasani? Nyuma y'iby'itegeko, nyuma y'ibyo twategetswe, hari n'ibindi bikorwa byiza byongera ukwegera Imana Nyagasani. Hadithi iri muri Sahih ya Bukhari iravuga iti, umugaragu wanjye azakomeza kunyegera igihe arushaho gukora ibikorwa by'inyongera kugeza igihe mukunze. Ibi bikorwa birimo ibikorwa by'inyongera, birimo iswala z'inyongera na wafir zitari z'itegeko, harimo gusoma Korani, gutanga sadaka, ndetse no gusari nijoro ariyo bita Qiyamul-Layl. Iyo Allah agukunze rero ubuzima bwawe bwose burahinduka muvandimwe. Muvandimwe, ese niba Allah ari hafi yacu cyane, kuki twe rimwe na rimwe tumwibagirwa? Iki ni ikibazo. Niba Allah Nyagasani ari hafi yacu cyane, kuki twe rimwe na rimwe tumwirengagiza tukamwibagirwa bavandimwe? Igice cya kane mu bitwegereza Imana. Wari uzi ko gusaba Imana cyane, wari uzi ko gutakambira Imana kenshi biri mu bikorwa bituma Imana ikwegera muvandimwe? Ikindi gituma turushaho kwegera Allah ni dua, ubusabe, kumusaba cyane, nk'uko Allah abishimangira muri suratu Al-Ghafir aya 60. Imana iravuga iti, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ngo kandi Nyagasani wanyu yaravuze ati, nimunsabe ndabasubiza. Mu by'ukuri babandi bibona bakanga kunsenga, bakanga no kunsaba, abo bazinjizwa mu muriro wa Jahannama basuzuguritse
Imana iwuturinde. Aha rero biratugaragariza ko gusaba nabyo ari itegeko kandi nabyo bitwegereza Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iti nimunsabe nzabasubiza. Iyo umuntu asabye Allah mu byishimo no mu bibazo no mu buzima bwa buri munsi, umutima we uba uri hafi cyane ya Nyagasani. Natwe dusabe Nyagasani ko yadushoboza gukora ibikorwa byiza bituma imitima yacu iba hafi ye. Qur'ani suratu Al-Baqara ayijana na 86 Imana iravuga iti وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kandi abagaragu banjye nibagira icyo bakumbazaho, yewe Muhammadi, uzabasubize uti mu by'ukuri njye ndi hafi yabo cyane kuruta uko babitekereza. Nsubiza ubusabe bw'usaba igihe ansabye, bityo nimunyumvire, bityo nibanyumvire bananyizere kugira ngo bayoboke. Hano murumva rero bavandimwe ko Imana iri hafi yacu cyane. Niyo mpamvu dukwiye kuyizera kugira ngo natwe turusheho kuba hafi yayo cyane, kandi dusabe hanyuma idusubize mu busabe bwacu no mu byo dukeneye. Dukomeza n'igice cya 5 mu bitwegereza Imana. Kirabaza kiti, ese wari uzi ko kwirinda ibibi nabyo bitwegereza Imana? Ntibishoboka kwegera Allah, ntibishoboka kwegera Imana Nyagasani niba umuntu akomeza gukora ibyaha bavandimwe, kubera ko uko ugenda ukora ibyaha niko ugenda urushaho kujya kure y'Imana. Imana ibiturinde. Suratu Az-Zumar aya ya 53 Imana iravuga iti قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Vuga yewe Muhammadi uti, yemwe bagaragu banjye mwakabije mu kwihemukira, ntimukajye mwiheba kuko impuhwe za Allah zikiriho. Mu by'ukuri Allah ababarira ibyaha byose kandi nubabarira ibyaha nyirimpuhwe. Iyo umuntu yicuza rero bavandimwe by'ukuri ibyaha bye, Allah arushaho kumwiyegereza. Ntabwo wakora icyaha ngo uhunge, ahubwo nukora icyaha ujye wibuka ko wacumuye ugaruke kwa Nyagasani umusabe imbabazi. Icyo gihe Allah nawe azagusanga, Allah nawe azagukunda, hanyuma aguhanagureho ibyaha. Mu gusoza rero bavandimwe, kwegera Allah si ibintu bigoye nk'uko bamwe babitekereza. Inzira ziroroshye. Kumenya Allah neza, kora ibyo yagutegetse, ongera ibikorwa byiza, saba Allah cyane, irinde ibyaha n'ibindi byagutandukanya nawe. Nukora ibi uzabona amahoro mu mutima wawe, nk'uko Allah abishimangira muri surati Rad. Dusoza iyi nyigisho, surati Rad aya 28 aravuga ati الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ngo ba bandi bemeye kandi bakagira imitima ituje kubwo gusingiza no kwibuka Nyagasani wabo, mu by'ukuri mumenye ko gusingiza Allah bituma imitima ituza. Mu by'ukuri bavandimwe, Allah, mu kwibuka Allah niho imitima ibonera amahoro. Dusabe Allah adufashe kumwegera. Allahumma qaribi qulubana ilaikum, amin. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mana Nyagasani, dufashe kukwibuka, uduhe kugushimira ndetse no kugusenga neza nk'uko bikwiye. Aha rero no dusoreje bavandimwe, niba wumva iyi nyigisho hari icyo ikumariye, igufashije mu gufunguka amaso mu kubona inzira yawe kwegereza Imana, duhe subscribe, utange komenti ndetse na like na share, kugira ngo ibiganiro bitazongera kugucika kandi bigere no ku bandi. Amahoro y'Imana niyo mbifurije, no kwakirirwa ibisibo byanyu n'ibindi bikorwa bitandukanye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadan's light, Ramadan's glow. Through the fast our spirits grow. In every prayer, in every sigh, we seek the mercy